Kumenyekana kuri social media platforms cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga bizana no kwinjiza amafaranga atari makeya binyuze ku bikorwa bikorerwaho. Niyo mpamvu muri ino video tugarutse ku byamamare bifite amafaranga menshi cyane mu Rwanda kurusha ibindi, aho tugiye kujya tureba muri buri cyiciro, haba mu bahanzi, abakinnyi b'umupira, haba abakinnyi ba komedi ndetse n'aba sinema, haba abasobanuzi ba filimi ndetse n'aba youtubers muri rusange. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, maze ukihera ijisho ukamenya ibyamamare bifite amafaranga menshi cyane muri buri cyiciro nk'uko tugiye kubigarukaho muri kino kiganiro cyacu twabateguriye uyu munsi. Mbere y'uko dutangira mbanje kuguha ikaze kuri Benny Gold. Nimba ari ubwa mbere uhageze ukore subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo utazacikwa na update nziza z'ubutaha. Tudatinze tugiye mu bahanzi. Mu Rwanda dufite abahanzi benshi batandukanye baririmba mu njyana zitandukanye, zaba afrobeat, afropop, hip hop ndetse na R&B n'izindi zitandukanye zikunzwe cyane mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Umuhanzi ufite amafaranga menshi cyane cyangwa se ukize cyane kurusha abandi ni uwitwa Ruhumuriza James. Yamenyekanye ku izina rya King James, amenyekana nk'umuhanzi ukomeye cyane by'umwihariko mu ndirimbo z'urukundo. Akaba afite ibikorwa byinshi bitandukanye bimwinjiriza amafaranga, haba ari ubuhinzi, kwamamaza ndetse n'inganda zitandukanye, by'umwihariko uruganda rutunganya akawunga rumwinjiriza amafaranga atari make, bigatuma King James agaragara nk'umuhanzi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Naho mu bakinnyi b'umupira w'amaguru b'Abanyarwanda, umukinnyi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi ni uwitwa Mukunzi Yannick. Uyu akaba ari umukinnyi ukomeye cyane wakinnye mu makipe atandukanye kandi akaba icyamamare, akaba afite na kampani nyinshi zitandukanye yamamariza, bigatuma yinjiza amafaranga menshi cyane, bigatuma agira imitungo myinshi cyane ndetse n'amafaranga kurusha abandi bakinnyi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Bikaba byatumye Mukunzi Yannick agaragara nk'umukinnyi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi. Tudatinze tugiye ku banyamakuru cyangwa se abakora mu itangazamakuru mu Rwanda, aho dusanga umunyamakuru ufite amafaranga menshi cyane witwa Barore Cleophas. Uyu akaba yagaragaye nk'umunyamakuru w'umunyarwanda ufite amafaranga menshi kurusha abandi bitewe n'ibikorwa byinshi bitandukanye ndetse na business akora zimwinjiza amafaranga atari make uretse kuba ari umunyamakuru gusa. Tudatinze tugiye kureba mu ba youtubers cyangwa se abakoresha urubuga rwa YouTube baba bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi. Urazi neza ko ibyamamare byinshi bitandukanye, baba ari abahanzi, abakinnyi ba sinema nyarwanda, abakora komedi ndetse n'abandi bakoresha urubuga rwa YouTube. Gusa umu-YouTuber ufite amafaranga menshi cyane twaje gusanga ari uwitwa Murungi Sabin. Uyu niwe ufite amafaranga menshi cyane w'umu-YouTuber wa mbere mu Rwanda arusha abandi muri rusange. Bikaba byatumye uyu Murungi Sabin agaragara kuri uyu mwanya nk'umu-YouTuber ukomeye cyane kandi winjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu bikorwa bitandukanye, akaba arusha abandi bakoresha runo rubuga rwa YouTube mu Rwanda. Tudatinze tugiye kureba ku musobanuzi wa filime. Abasobanuzi ba filime mu Rwanda dufite benshi, baba ba Rocky Kimomo, ba Junior Giti, ba Sakra ndetse n'abandi. Ariko umusobanuzi wa filime ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda twasanze ari Junior Giti. Junior Giti afite kampani nyinshi yamamariza ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye na business bimwinjiza amafaranga menshi cyane uretse kuba ari umusobanuzi wa filime, bigatuma Junior Giti agaragara nk'umusobanuzi wa filime ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze tugiye kuba comedian cyangwa se abakora content yo gusetsa abantu, twasanze ufite amafaranga menshi cyane mu bakora ino content ya comedy ari uwitwa Clapton Kibonke. Uyu akaba ari we ufite amafaranga menshi cyane cyangwa se ubutunzi buhambaye kurusha abandi bakora content ya comedy mu Rwanda, aho afite n'umuyoboro we wa YouTube anyuzaho iyi content yo gusetsa abantu ukunzwe cyane kuko akurikirwa n'abarenga 415,000. Urumva yuko ari abantu benshi cyane, bigatuma yinjiza amafaranga menshi cyane. Si ibyo gusa kandi Clapton Kibonke afite n'izindi business zitandukanye zimwinjiza amafaranga atari makeya, agakorana na kampani z'ubucuruzi ndetse n'iz'itumanaho yamamariza, bigatuma yinjiza agatubutse binyuze ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye akora. Tudatinze tugiye kureba ku mukinnyi wa filime cyangwa se umukinnyi wa sinema nyarwanda.
urazi neza ko dufite benshi kandi tukagira n'ibyiciro bya filime cyangwa se series zitandukanye zigenda zitegurwa n'abakinnyi ba sinema nyarwanda batandukanye. Gusa umukinnyi wa filime cyangwa se ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi twasanze ari uwitwa Kiramani. Uyu Kiramani afite imiyoboro ya YouTube itandukanye yinjiza amafaranga menshi cyane, akaba afite n'izindi social media platforms akoreraho, haba ari ukwinjiza amafaranga kuri content anyuzaho ndetse no kwamamaza ibikorwa bitandukanye. Uyu Kiramani kandi ni umwe mu bakinnyi ba sinema nyarwanda bakunzwe cyane bitewe n'uko yagiye afasha benshi mu kuzamura impano zabo cyangwa se kugaragara mu mpano zabo batandukanye, twavuga nka ba Nyambo ndetse n'abandi. Uyu Kiramani akaba yagaragaye kuri uyu mwanya nk'umukinnyi wa sinema nyarwanda ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi.